indi bintu bya Prince Kid bibabaje nkanjye mwana we nari nzi ko iriya kesi ya Prince Kid yarangiye ubu Elsa ameze neza na famiye ye. Ni guseka ariko birababaje. Elsa ni ukuri mana we aho uri wihangane ugiye kuzaza urara wenyine. Jesus, none se Elsa azagaruka mu Rwanda, azaguma muri Amerika wenyine? Ako Trump yari se yamwemera nawe azaza buriya mana we. Se Prince Kid ko wari ubizi ko ugifite kesi yawe itarasinzira itaragira n'aho igera, kuko iyo ukomeza ukaba wihishe wajyagahe mana yanjye. Mbwira wari uzi ko byarangiye? Cyokora ntababeshye pe, iyi nkuru ya Prince Kid ngewe irambabaje. Numvaga nyine ibi bintu bya Prince Kid byararangiye nyine nta nkurikizi, nta kindi kintu, kuba yaragiye nyine birangiye. None ari mu maboko ataraye. Elsa nta kindi kintu nakubwiye usibye kukwihanganisha disi. Ariko nyine uriya mukobwa yagaragaje kenshi ko akunda Prince Kid, rero azamutegereza iyo myaka bamukatiye irangire aze bakomeze nyine bubake famiye, cyane ko atari myinshi. Nubwo umuntu uri muri gereza nyine iba ari myinshi, kongera kuza akabona aho atangirira biragora. Ariko Prince Kid ntago yahabura, azashaka aho atangirira. Ariko nyine Elsa ni ukwihangana, kurera umwana uri wenyine ntago byoroshye rwose Miss wacu. Ariko nyine ni ukwihangana, kuko hari n'abandi nyine babarera badafite base. Rero nawe uzihangana iyo myaka 5 nyine ayikubite irangire. Ariko reka ntababeshye pe, ikintu nanone nakunzemo aho kugira ngo cyagiye bahite bamusubizamo, byagenda gutya nyine bakabanza bakabyara, bakaba bari kumwe basi igihe gitoya, urumva. Noneho nimba ari ukumufunga bakamufunga, ariko tayari basi barabanje no kwishimana na famiye ye. Rero nge Elsa ku rundi ruhande ntacyo bitwaye, kuko baramufunguye, murasezerana, mujya muri honeymoon, murabyara, ibintu byose bimera neza. Ubu rero kuba agiye gufungwa, nubwo atari sawa nyine kuba yafungwa, nyine birababaje, biteye agahinda. Ariko nanone si kimwe nuko cyagiye ari kuguma muri gereza, bakamukatira ari muri gereza, ibintu byose bikabera muri gereza, kandi yari fiancé wawe. Rero kuba yarafunguwe nabyo igitangaza cy'Uwiteka, kuba cyagiye bwa mbere yabanje akaba umwere. Gusa iyo ahamwa n'icyaha kiragiye ntanafungurwe. Rero nubwo bibabaje nyine ku bafana ba Prince Kid na Elsa nkanjye, genda baramanira couple, kuko ngewe ndi umuntu wizerera mu rukundo. Rero iyo mbonye ibintu nka biriya, ariko urumva icyo kintu umuntu bamushinjije ko yafashe abakobwa ku ngufu cyangwa yashakaga kuryamana nabo, icyo kintu ukakirenga ukabana n'uwo muntu, mana harimo imbaraga z'urukundo. Noneho uwo muntu ukemerwa kumufungirwa bangahe se? Wamubwira ngo araremo n'umunsi umwe cyangwa iminsi 2, ahubwo ati jyewe ndare muri gereza kubera umuntu. Ariko umuntu agafungwa kubera umuntu, kubera urukundo amukunda, akemera akavuga ati ndemera mufungirwe, ariko murwanira ishyaka. Kuko urumva iyo atajya muri biriya bintu byo gushaka nyine ibintu inzandiko mpimbano, ntago baba baramufunze, kuko we nta cyaha yari afite, nta kosa yari afite. Ariko ibyo byose yabikoraga kubera urukundo, yabikoraga ko amukunda. Urumva nicyo cyamusunikiraga kuvuga ngo umugabo wanjye batamufunga, umugabo wanjye batamukumisha muri gereza. Ariko
bahati mbaya nyine barongeye baramufashe bagiye kongera bamufunge, ugiye kuba uri wenyine. Ariko ikintu nabonye Prince Kid ashobora kuba azi gutanga care, ashobora kuba ari romantike. Mbega ubukwe we, yobo we mana yanjye we, mbega abana bategura. Ninde muntu wibuka ubukwe bwa Prince Kid na Elisa? Kariya kantu ko kuba DJ karankomye. Umuntu avuye muri gereza, show ibaye show, wagira ngo mumaze nk'imyaka ingahe babitegura. Shana baba bazi gutegura. Noneho rero nk'ubu yaba atari adahunze, mba nka show bari kuduha, noneho bari kumwe nka famiye. Jesus, yari kuba ari ubumara. Ariko nyine shana kuri famiye ya Elisa ndayihanganishije, famiye ya Prince Kid ndayihanganishije. Ubutabera bugomba gukora icyo bwabereyeho nyine. Ubutabera nyine abantu babereyeho guhabwa ubutabera. Ubwo rero ntabwo umuntu yavuga ngo ntabwo bagomba kumufata, kubera ko nyine yahimba yarakoze icyaha, agomba kugihanirwa, bitavanyeho ko umuntu amufana cyangwa umuntu amukunda. Ariko nyine Elisa nyine niyo mbabaje tu. Umva kuba amenyereye kuba uri kumwe n'umuntu udukeya n'ibiki, ukajya kumva ngo bamusubijemo. Mbese ni nk'uko ubu ngubu Rihanna yaba ameze neza, naho Saploki we akajya kumva ngo bajuriye barongeye bamutayemo, noneho yasara yakirukanka ku musozi ya Jesus, simbizi yakambara ubushwambagara kirukanka. Nyine hari ibintu wumva kumva kubyanganira birakunaniye, nyine kumva birakurenze. Nicyo kintu cyamubaho nawe. Ariko nta kundi, uko bari abana nabo bareze bakeneye ubutabera, bagomba kubuhabwa rero. Bagomba kubuhabwa. Gusa nimba hari ikintu kiri kuba muri ino minsi, na Amerika n'u Rwanda kabisa bari gukorana bya hafi gutya, ku buryo umuntu wese uzi ko yihishe muri Amerika, nushaka utahe bataragucisha kuri televiziyo, uze rwose ibyaha byawe bihanirwe hakiri kare mu maguru mashya. Kuko niba hari ikintu kiri kuba, ubutabera bwa Amerika n'u Rwanda bameze gutya, bari gukorana gutya. Ubwo rero umuntu uzi ko yishe hariya, urarya uri menge wa muntu. Mbaye nkuburiye nimba uri kunyumva. Gusa ni ukuri nyine hari ibintu biba bibabaje, ariko nta kundi kuntu umuntu yabigenza, nta n'ukundi kuntu umuntu nyine yabihindura usibye kwihangana. Ubwo iyo myaka nyine najyemo ayirye, izagera irangire. Rega nta sheni idacika, imyaka izarangira avemo, ubuzima bukomeze, asubirane na famiye ye, ibintu bigende neza, ariko n'abasabye ubutabera babuhabwe. Ubwo rero kugira ngo twivugire ku bya Prince Kid ugiye kugaruka mu Rwanda, ubwo tuzatumubona kuri airport nyine bamutwereka bamuzanye Mageragere. Mwana we Jesus, aje kurya imyaka 5. Mwakoze rero kubana nanjye. Imana ikomeze ibarinde, Imana ibahe umugisha. Abantu bose bakomeje kunsapotinga, ndabakunda. Ni umukobwa wanyu Cynthia Chichi TV show. Mwibuka gukora subscribe, kandi n'abakoze subscribe mukomeze kureba ibiganiro byanjye birangire, kugira ngo nukuri mukomeze munshyigikire. Kuko iyo murebirebye ntibirangire, nyine bituma ya masaha YouTube iba yaradusabye atuzura. Rero please mukomeze murebe ibintu byanjye birangire. Murakoze, bye, naho ubutaha.